Hari imico n'imyitwarire abakire bahuriyeho ibatandukanya n'abakene. Kurikirana iyi video niba ushaka kuyimenya. Ngiye kukubwira ibintu 7 abakire bakora ariko abakene batajya bakora. Icyambere, abakene bareba televiziyo, abakire basoma ibitabo. Ni amasaha angahe umara imbere ya televiziyo ku munsi? Niba koko nawe ushaka gukira, tangira ujye umara umwanya munini usoma ibitabo, kubera ko byongera ubumenyi ndetse bikagura n'intekerezo kurusha uko televiziyo bikora. Icya kabiri, abakene bahembwa hagendewe ku gihe, ariko abakire bahembwa hagendewe ku musaruro w'ibyo bakoze. Reka dufate urugero, tuvuge ko uri manager w'ikigo runaka cyangwa uri mwarimu. Niyo waba ari wowe wa mbere ukora neza mu kigo ukorera, nibajya kuguhemba ntabwo bazibanda cyane ku muhati, imbaraga, ibyuya n'imvune wagize, ahubwo bazibanda ku gihe umaze ukora. Mu yandi magambo, ntabwo baguhemba mbere y'uko ukwezi kurangira, cyangwa ngo niba uhemberwa iminsi 30 ntabwo bazaguhemba mu minsi 20 ngo kubera ko wakoze neza cyane. Ariko umukire naba yakoze matera cyangwa amandazi ye neza, akita cyane ku kunoza ibicuruzwa bye ku buryo abantu benshi babikunda, abakiriya be bazagura ibicuruzwa bye ku bwinshi. Igihembo cye ntabwo kizashingira ku bwinshi bw'amasaha yamaze mu kazi, ahubwo kizashingira ku bwinshi bw'ibyo yacuruje nuko byakunzwe ku isoko. Icya gatatu, abakene bahora bashinja abandi amakosa yo gutsindwa kwabo, ariko abakire bo birengera gutsindwa kwabo, ahubwo bagafata ingamba n'inshingano zikomeye ku gutsindwa kwabo. Uzabibona kenshi ko iyo abakene batsinzwe bahita babona ko amakosa atari ayabo, ahubwo aba ari ay'undi muntu uri ku ruhande. Uwo muntu ashobora kuba ari boss we, inshuti ye, umugabo cyangwa umugore we, umukiriya we, umuturanyi we n'abandi benshi. Iteka umukene ahora abona ko gutsindwa kwe hari undi muntu ubiri inyuma. Abakire bo iyo batsinzwe bahita babona ko amakosa ari ayabo, batazuyaje bagahita bafata ingamba zikomeye zo kubarinda kuzayagwamo ukundi. Iyo uzi ko amakosa ari wowe wayakoze, uhita wumva ko ari wowe ufite inshingano zikomeye ndetse n'imbaraga zo kwikura muri ayo makosa. Icya kane, abakene barazigama ariko abakire barashora. Abakene igihe cyose baba bagerageza kwizigamira amafaranga yo kubarinda mu gihe kibi, bakagerageza kwigomwa ibintu bimwe na bimwe kugira ngo bayarundarunde. Ikibazo kibirimo nuko aho hantu ayo mafaranga arunze ntabwo aba ari kwiyongera. Reka tuvuge ko ari muri banke, ariko muri banke inyungu baguha ntabwo ari nyinshi uyigeranije niyo wabona ayo mafaranga hari undi mushinga wayashoyemo. Niba koko ushaka kuba umukire, ugomba gukora ibirenze kwizigama. Shaka indi mishinga myinshi kandi itandukanye uyishoremo amafaranga, nta kabuza uzaba umukire. Tangira ushore nonaha ukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ukomeze ujye ubona video nk'izi zigufasha kubona no kugenzura amahirwe ufite. Icyo urabukoze, urabugerageza kubika amagi mu dusanduku dutandukanye. Icya gatanu, abakene baramenya ariko abakire bariga. Uzabona abakene benshi buri kintu cyose baba bashaka kugaragaza ko hari icyo bakiziho. Buri gihe baba bavuga kuri siporo, politike, ku mibereho, kuri za leta. Buri kintu cyose kibazengurutse baba bashaka kukivugaho. Abakire bo buri kintu cyose baba bakigaho batuje, babazaho ibibazo byinshi kandi bitandukanye. Wakwibaza ese kubera icyo abakene bitwara gutya? Abakene bamwe na bamwe nta cyizere bigirira. Baba bazi ko uburyo bumwe bwonyine bafite kugira ngo abantu babatega amatwi ari ukugaragaza ko ibintu byose cyangwa byinshi babizi. Icya gatandatu, abakene bavuga ko amafaranga ari umuzi w'ibibi byose, ariko abakire bo bavuga ko ubukene ari umuzi w'ibibi byose. Ndizera ko wigeze kumva imvugo ivuga ko amafaranga ari umuzi w'ibibi byose, ariko ndagira ngo wumve ubusobanuro bw'iyi mvugo kuruta uko wakumva ijambo ryo ubwaryo. Reba ahakuzengurutse. Ese koko ibibi byose bikorwa ni ukubera ko hari amafaranga cyangwa ni ukubera ko yabuze? Ibijyanye na banke zibwa,
ibyaha bijyanye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, gutakaza ubumuntu ndetse n'ibindi byinshi usanga akenshi biterwa n'ubukene. Amafaranga ashobora gukoreshwa ibyiza cyangwa ibibi. Iyo uyafite ni wowe wo guhitamo icyo kuyakoresha. Icya karindwi, abakene bafite imitekerereze ko bazabona amafaranga menshi muri tombora. Abakire bo bafite imitekerereze y'uko bazabona amafaranga menshi bayakesha gukora cyane. Abakene benshi bazi ko inzira imwe rukumbi yabageza ku bukire ari urusimbi cyangwa muri tombora. Bahora bagura amatike babizi neza ko amahirwe yo gutsinda ari make cyane, ariko bakagumana ibyo byiringiro ko umunsi umwe amahirwe azabasekera, bakazagura inzu, imodoka, bagahagarika akazi bakajya gufata akaruhuko ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Abakire bo bizera ko bazakorera amafaranga, bakishyiramo intekerezo zibatera imbaraga ko bazabigeraho, bakirinda kwishingikiriza cyane ku bandi. Ntabwo bigera na rimwe bapangira amafaranga yo muri tombora. Ngibyo ibintu birindwi abakire bakora abakene batajya bakora. Kora subscribe kugira ngo ubone izindi video nk'izi. Niba iyi video yagushimishije, like yawe na comment byaba ari ibintu byiza cyane. Nitwa Ishimwe Joseph. Murakoze, dusubire ubutaha.